twongeye kubasuhuza mu inshuti z'amasomo yacu dukunda turi benshi. Turacyakomeza kwiga icyo bita online, kwigira aho uri hose. So ukurikiye amasomo yacu biba bihagije kugira ngo ubashe kuba wahita ujya mu kizamini gikorera uruhushya rw'agateganyo rwo permis provisoire. Tubibutsa ko gukora online bihora bikorwa kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu. Ugiye gukora witwaza indangamuntu gusa, ariko waramaze kwaka code yo gukoreraho. Turacyakomeza kuri buri karere kose tubibutsa ko ibizamini biba bihari. Kwiga rero n'ubuntu, wigira online. Nyuma mbibutsa ko amasomo tuba turi kwigisha anagukurikirana mpaka no muri pratique. Iyo muri circulation aba ari ingenzi cyane. Bimwe wize muri theory uba ugomba gukomeza ukabimenya, kuko uba ugomba kuzanabikoresha muri pratique. Bimwe umenya aho kwirinda, aho ugomba kuba ufite priorité, aho abandi baba bafite priorité aho utayifite ugiye kwinjira mu muhanda. Ibyo byose ni ingenzi cyane. Dukomeze tugeze noneho ku kibazo kivuga ngo iyo umuhanda ugabanijemo ibisate bibiri kandi kugenda bigakorwa mu byerekezo byombi cyangwa ibyerekezo bibiri, ni ikihe gisate ubujijwe kunyuramo? Iyo umuhanda ugizwe n'ibisate bibiri kandi kugenda bigakorwa mu byerekezo byombi, ni ikihe gisate ubujijwe kunyuramo? Dutanga ibisubizo. Bitari gusubiza. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo ubujijwe kunyura mu gisate icyo hagati muri make. Iyo ni A. B, ubujijwe kunyura mu gisate cy'iburyo. C, ubujijwe kunyura mu gisate cy'ibumoso. D, ikabihakana ngo nta gisubizo kirimo. Mbibutsa ko ikibazo kivuga iyo umuhanda ugabanijemo ibisate bibiri kandi kugenda bigakorwa mu byerekezo byombi, ni ikihe gisate ubujijwe kunyuramo? A iravuga igisate cyo hagati, B ikavuga igisate cy'iburyo, C ikavuga igisate cy'ibumoso, D ikabihakana ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cyaba ari ubujijwe kunyura mu gisate cy'ibumoso, kuko tugendera iburyo, ubujijwe kugendera ibumoso kuko ibumoso ni iburyo bw'iwabandi. Iyo tuvuga ngo kutugendera iburyo ni gute? Ni igihe uzagenda mu muhanda, ikinyabiziga cyose utwaye, waba ari igare, waba ari moto, waba ari imodoka, kuko kwawe kw'iburyo kugana ku nkengero y'umuhanda, ku nkengero y'inzira nyabagendwa. So none imoso yagana hagati y'umuhanda. Ubwo urumva igihe imoso yazaba igana mu mihanda mitoya, bifite ko uko ugenda n'ugenda ibumoso, ukuboko kw'ibumoso kwawe ariko kwegereye borodire, uzamenya ko uzaba wakishe. Ikibazo kiragira kiti umuhanda w'ibisate bibiri kandi kugenda bigakorwa mu byerekezo byombi, ni ikihe gisate ubujijwe kunyuramo? Ubujijwe kunyura mu gisate cy'ibumoso. Ndizera ko cyumvikanye. Turi ikibazo gikurikiraho. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti ibinyabiziga byagenewe gushyirwaho uduhanagura kirahuri bigomba gushyirwaho tungahe? Uduhanagura kirahuri hari n'abatatuzi twari ni twa tuntu tuhanagura amazi ku kigabanyamuyaga cy'ikinyabiziga. So hari ibinyabiziga rero bitagenewe gushyirwaho uduhanagura kirahuri. Ibyo ni ibihe? Nka za moto ntabwo dushyirwaho, kereka moto ziri moderne zifite uburyo zisakaye nk'imodoka nyirizina zihawuzinze hose. Hari aho ziba n'aho zitaba. Mu bihugu byateye imbere izo moto zirahaba, ziba zifite ikirahuri zihawuzinze hose ku buryo ubasha kugenda mu gihe cy'imvura ntunanyagirwe. So ariko turebe en general, ibinyabiziga byagenewe gushyirwaho uduhanagura kirahure bigomba gushyirwaho tungahe? Gifata urugero rw'imodoka. Imodoka imbere iba ifite
ikirahure kimwe twita ngo paraburize, so bacyita ikigabanyamuyaga. Hari n'izifite ikirahuri inyuma, naho hagomba kubaho essuie glace, kakantu gahanagura amazi, za wipers. Hari n'izi modoka ziba zidafite ikirahuri inyuma, nk'amakamyo urugero. Amakamyo si inyuma hari ikirahuri kiba kiriho. So tuvuge nk'amakamyo, imbere uzayibonaho duhanagura amazi tubiri, inyuma ariko nta kazaba kariho. None dufata imodoka ntoya, ivatiri rava prado, inyuma haba hariho ikirahuri. So hari ziba zifiteho ako kantu gahanagura amazi, ko niko bita rero agahanagura ikirahure. Ibisubizo ni ibi: A kamwe, B tubiri, C tubiri cyangwa dutatu, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyo bisubizo. Ibinyabiziga byagenewe gushyirwaho uduhanagura kirahure bigomba gushyirwaho tungahe? Hari kamwe, hari tubiri cyangwa dutatu. Igisubizo cy'ukuri ni ikivuga ngo ibinyabiziga byagenewe gushyirwaho uduhanagura kirahure bigomba gushyirwaho tubiri cyangwa dutatu. Iyo alphabet biba dufatanye gutya. A iravuga ngo kamwe, B tubiri, C tubiri cyangwa dutatu, birafatanye gutya. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wibeshye ukavuga ngo byagenewe gushyirwaho uduhanagura kirahure tugomba gushyirwaho tubiri, wavuze ko ntawe uzigera ubona dutatu. Uvuze kamwe, ubwo urumva nanone waba uri hahandi nyine. Ngomba gufata igisubizo kivuga ngo cya C kivuga ngo tubiri cyangwa dutatu, nicyo cy'ukuri. Tujye ku kindi kibazo. Ikindi kiravuga ngo ibinyabiziga bikorerwa isuzumwa kabiri mu mwaka ni ibihe? Bikorerwa isuzumwa kabiri mu mwaka, imwe tuzi nka contrôle technique. Igisubizo cya mbere kiravuga ngo ni ibitwarira abantu hamwe. Cya B ikavuga ngo ibyigishirizwaho. C ikavuga ngo ibyagenewe gutwara ibintu birenze toni 3.5. D tukavuga ngo byose nibyo. Cyangwa se A na B na C byose nibyo. Ibinyabiziga byagenewe gukorerwa isuzumwa kabiri mu mwaka, bimwe tuzi nka contrôle technique, ni ibihe? A iravuga ngo ni ibitwarira abantu hamwe. Koko nibyo uko bimeze, icyo ni ukuri, ariko si cyonyine. Bitwarira abantu hamwe ni bimwe twinjiramo twishyuye, taxi, coaster, yutong. B ibyigishirizwaho tubyigiraho nanone tubyangiza, tuba bigomba gukorerwa isuzumwa kabiri mu mwaka, kimwe na biriya bitwarira abantu hamwe. C nayo ni ukuri, ni ibyagenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Ibyo nabyo bikorerwa isuzumwa kabiri mu mwaka. Buri mezi 6 bikorerwa isuzumwa kabiri mu mwaka, kuko bivunwa n'ibiro bitwara. Ibyo byose rero ni ukuri. Ufashe kimwe wabukishe, wavuze ko ibintu bitari byo. Tukiri aho ngaho, hari ikindi kivuga ngo ibinyabiziga noneho byagenewe gukorerwa isuzumwa rimwe mu mwaka. Igisubizo ni iki? Ni ibyagenewe gutwara abantu kandi bifite imyanya ntarengwa 8 hatarimo umuyobozi. Cyumvikana? Ibinyabiziga byagenewe gukorerwa isuzumwa rimwe mu mwaka ni ibyagenewe gutwara abantu kandi bifite imyanya ntarengwa 8 hatarimo umuyobozi. Ni za modoka zidatwara imizigo, ni vatiri rava prado, nizo dushatse kuvuga ko zakorerwa zo rimwe mu mwaka, ko zifite imyanya ntarengwa 8 shoferi atarimo. Ku kindi kibazo kivuga ngo umuvuduko ntarengwa mu nsisiro ku modoka zitwarira abantu hamwe nturenga kangahe? Igisubizo ni kilometero 50 ku isaha. Umuvuduko ntarengwa mu nsisiro ku modoka zitwarira abantu hamwe nturenga kilometero 50 ku isaha. Ikindi nanone kiragira kiti umuvuduko ntarengwa mu nsisiro ku modoka zitagenewe kwikorera ibirenze toni 1, na umuvuduko nturenga kilometero 50 ku isaha. Izindi zose en general umuvuduko wari 40, ariko izo tuvuze ko ari ebyiri kilometero 50 ku isaha. Ikindi kibazo kiragira kiti ubugari bupime mu butambike ubwo ari bwo bwose bw'ikinyabiziga ntiburenga kangahe?
ubona imodoka ntabwo zingana, ivatiri, kwasiteri, prado, yotong ntabwo zingana. So ubugari kuva ku nguni y'iburyo ujya ku nguni y'ibumoso ibyo tuba dushatse kuvuga. Ubugari bupime mu butambike ubwo ari bwo bwose bw'ikinyabiziga ntibugomba kurenga metero 2 na santimetero 65. Cyumvikanye? Ubugari bupime mu butambike ubwo ari bwo bwose bw'ikinyabiziga ntibugomba kurenga metero 2 na santimetero 65. Twajya ku kindi kibazo. Ikindi kibazo kiragira kiti abayobozi bagomba kwitonda cyangwa bagahagarara iyo bageze agana hehe. Ibisubizo ni ibi: hari mu nsisiro, iyo ni A. B, hari mu makoni cyangwa se mu makorosi. C, hari hafi y'amatungo agatangira no kwikanga. D, avuga ngo byose nibyo ibisubizo by'ukuri. Tukaba twashyiraho na E bihakana ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nsubiremo ikibazo. Ikibazo kiragira kiti abayobozi bagomba kwitonda cyangwa bagahagarara iyo bageze ahakurikira: A, mu nsisiro. B, mu makoni. C, hafi y'amatungo agatangira no kwikanga. D, kavuga ngo byose ni ibisubizo by'ukuri. Noneho E ikabihakana ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twibutsa ko kuri buri bisubizo tubasha kongera ngo nta gisubizo kirimo. Si kuko icy'ukuri kiba kitarimo, kiba kirimo, ariko wowe ukabasha guhitamo. Igisubizo ni kiriya cya C kivuga ngo ko titire avuga ngo abayobozi bagomba kwitonda cyangwa bagahagarara bageze hameze gute. So hari aho uri bwitonde ukomeze urugendo, hari naho budasaba ngo witonde gusa ahubwo bikaba ngombwa kuhagarara. Niko ikibazo kivuga. Aho ni hehe rero? Ni igihe uzaba ugeze hafi y'amatungo agatangira no kwikanga. Icyo gisubizo cy'ukuri. Abayobozi bagomba kwitonda cyangwa bagahagarara iyo bageze hafi y'amatungo agatangira no kwikanga muri makeya. Kiba cyumvikana? Uramutse uvuze ngo ni igihe ugeze mu nsisiro, waba uzi insisiro uzahagera witonde ariko ntabwo uzahagarara. Mu makoni uzitonda kugira ngo utaburenga umuhanda ariko ntabwo uzahagarara kereka nuhura n'imbogamizi. Nugeraho amatungo ari mu nzira nyabagendwa ntabwo uri bwitonde gusa ugasanga arimo yambukiranya umuhanda, ntabwo uzavugiriza amahoni. Iryo ni ikosa. Iryo ni ikosa ugomba kwirinda, ko wavugiza amahoni agasaragurika. Ugomba guhagarara ukabanza ukareka amatungo akambukiranya inzira nyabagendwa igihe usanze arimo yambukiranya umuhanda. Ndumva cyaba cyumvikanye. Dukomeze kubashimira, tubibutsa ko ama episode agikurikirana aho uri hose. Kuhigira biremewe kandi birashoboka. Reka tuvuge tuti ciao ciao.